ufite umutwaro umuhunda w'imisozi nyagasani we mukanya n'imihanganya ariko habirananiye umva ikibazo ngize mbese cyo ujimbaga ujimbe bazaboze amaze ufunga byaje ahubwo bana bacyanda You are romantic. Nagara injuriye nini Tangiye kumpenda ibyo nabi nakisubira Jesus shiri wabinkora kwikinira ako ngo nari nkuru what if it is shiri warundumye shiri gatyoshye ingo ako kugenda ufata kanini ruma kanini nawe ako ko ari umutipe wari sheri wanje shiri warumpenze okay sheri ngakira twayisangira mpaka ishize ntabwo umeze nk'igikobwa bitaga Suzana yari kiri kumwe na sheri we akakiguya bwite ese sheri ko twabonye ko turajya dusangira ukaba utangiye gutera wenyine ntabwo natereye njyenyine shawi sheri ko kukantu koze ntabwo ari sawa ntabwo ari sawa aha aha ma inka data turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibindi nababara wibyimbishijwe ku bitagu ndakubonye tumbonye kugenda utera shugwe no gusama nta iwacu nta muntu wigeze yiyahure iwanyu bariyahuye se nako ni ingenzi ko njya mbona abakire bagacucira gutya sha kanya nabaye umukire ngiye kuziterera ibiti nka 800 byavoka nera n'iminege yo kujya mbirisha kabakire tubayeho neza da umugore araryoha uwo yaribeshye ibi nibyo bita porute manje nyuma y'ifiribyo sheri gute wampirika kuri biswi biswi y'amafaranga 1000 cyonyine akubonye ubonye umutwaro wa biswi wari ukuye mwishe bandi umutwaro wa biswi nicyo cyatuma umpirika gutyo akurazimira sheri urandakaje ubyumva what if it is abiye munsi uzabigize cyose wihomba hubuzwa ubundi yo nda yawe afite amafaranga yacu aba yigendeye nyaga mwebwe ntago mwabimenye muba mwavunwe n'iki usibye kubona aka biswi k'igihumbi konye nungure niko katuma wari nkubise ngo ndiye biswi kandi wayimira subiramo ayo mafaranga wumva uburemere bwayo ariko abakobwa mujya agahumbi konyine kamwe abakobwa mujya amafaranga nk'inka zirimo kurya amatarasi y'urubenga igihumbi gahombana amana wakigoryi ayo mafaranga yo wari wayakoreye ngaho nyoriranye ngaho se basi rimwe nawe uzifata ungurirera ibyo nkugura suka bihorobye ko byutabiba ibyo wiguhorobye ukuntu kinywa byeri aho n'umugabo n'unyweye byerisha akiyongeza amafaranga y'ikibebe nayo agahorobeza ajya ngo ndahorobye ko wayihorobyaga ko wigeze umva ari ikintu bivugaho
ariko sha tuba tubazi nimba nanjye ngaragaje ingeso yanjye ndakuvuze akurayimize okay sheri wari umeze ute se sheri wanda kaje winkora ma inka data ubundi gituma twiyunga ndakizi ureba sahubwo ma inka uramenyera akantu ni kabundira ndahazi sheri ubundi nari nakurakarira yego ese kurya umutwaro wa biscuit nicyo gitumye ndakarira ma inka uramenyera ako kantu ni kabi kare akantu naho kare sawa sheri tujye tubwizanya ukuri rero tuvungukira kwaje ma inka data turashize none sheri cyugabanya inda ariko mundi wabaye shawe mani uravuze ngo ritingatinga abasore bari abakera twagiye gushaka siko wicaranye na sokuru wawe sha n'ubundi ndabona ariyo maherezo okay sheri I love you ndagukunda cyane asheni ndaziko nkunda uretse ko ari ukuntu zamutko tuntu nyine kandi ntago bari so ariko agatanga ndiye biscuit none cyatse kunyara ubwo kuko ushatse kunyara kakanya none se wanyemerera kangusaba kanuga wambari ugafunga amazuru nkasura kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko baragukuta gashyuka ndagomeje shagira vuba ndimo kufa abasore bara bakera sheri umbabarira bwasuga abanyiyo misuzi yawe twajya ngura agasamunyiga mukanyira usuze gaburetse funga amazuru urabona iyo umuntu amaze kurya biscuit akufunga amazuru aho se sheri funga amazuru kubera sha wafunza amazuru nyine kubera iki kuri kuntera ubwo nshaka gusura ari twajya ngutuye mu muryango wabusa nakumanza ufite igifano gusa mu nyigo funga amazuru ugiye kubigenza ute egonya gasana uzwajya ngo ufite umutwaro mu nda nyagasani we mukanya nihanganya ariko ubu habirananiye umva ikibazo ngize nese sheri ujimbaga ujimbe bazaboze ndasuze imita nshaka kunyara genda ntacyo wanyemera nkajya kunyara genda uragaruka ryarese komeza ufunga byaje funga abakunzi mana ahungu bana bacyana sheri ngagenda ako kabahungu bacera uzaje gushaka sheri ngagenda rwose Hey! Aye mi ba mi. Weka fidongo maraka. Unde? Ndikuja yanjye. Naguze mu byanje nkahura n'abagura amato bari kunyamunze. Uko ntaguhane. Niko nyana yimwe. Ninde babwiye kunyamunzira ba. Handebera hanyara ngo ntera umwa. Sese misubu nzayikizwa niki. Nze ni yire mukaraka ndeko ndakurama y'umusuru cyangwa dondogo. Hariko abantu bituma mu kinyane. Ariko mba mucanze makara. Rero uko sanze ndi kurya mba muvuga. Namutera gatepura. Namukira hasi. Namupompa. Ariko nta kibazo nzabikora ubutaha. Buriya ariko ndababaye buriya niba njyewe nihaye utuntu twanjye ndikurira amafaranga yanjye sinakubwira abahungu bari twebwe rega abahungu bari twebwe mbwira ukuntu umusore nyamina yifata akajya kurinya mu gihuru ni kagashushwe ngo bita ngo ni pingo nsanze kari kurinya mu gihuru kari no kwihesha urubingo ye ari no kwihesha urubingo ongeraho ngo urubingo ibyo byo kwihesha urubingo reka twere kubitinda urumva ahubwo mva ikintu kimbabaye
uzi ko munyuzeho noneho ikintu kimbabaje ni uko yahitwaga Jesus, see my head, they go inside this place. ahubwo This nabonye guy. ko ari guhita uzi ko byavugaga nkagira ngo ni voromoto wagira ngo bari kuharasira aho ntibaba data we niba yagwaye inzoka zahe niba yagwaye ye anusi simbi kora kiranga byo kuko ntabwo napfa kubyemera uzi ko yarasaga mu miduha urumva ukatiremera ujya ku gisimenti urukumva ugende urebe kuri cya gipangu kiriho porotayi y'ubururu urumva urebe mu mukingo waho umva wikwivuna kuko ntabwo bingo ni umusirimu yegera kuri ibyo nuko utabizi indashiri wanjye ubwo ndumva sinzi umukunyi wabwo genda ngo ni shari wawe genda kuko ntibishoboka ibyo ngibyo urungana anya nari mbonye uwo mbwiye genda nta n'isoni akujomba nawe genda ngira ngo ngige umusaza ungana nkawe wagira urugambo ngo musaza ni siko wewe muko ngo banyamukirane ngo kubukabutura bubi gusa wagira ngo genda ukabumenye mbere n'ubundi ubwo urambaye wewe muko akuzi ko wagira ngo uri uzi ko umuzimu batata ni wowe wambaye sheri wawe nsanga ari kurya mu gihuru nawe nsange witaritse izu uri kotesha ni se wowe wambaye uri kotesha ibyo ntabwo bikureba nta nubwo ubishinzwe urumva neza ikiza no kwamva mu maso ugakaraga ubintu zo mu maso ngewe ndi mu maso yawe wakaragara Jesus! ese sheri bigenze bite Jesus! sheri ubaye iki uhagaze sheri ubaye iki hoya ndi kukubaza ngo ubaye iki nibyo ndi kukubaza sheri ubaye iki ese nta kintu ushaka kuvuga kuko mbona ntazi ibyawe umeze bite byagenze bite icitseho yose iki iragiye ubaye iki kwari ndi kukubaza igisura ikizi ahubwo se ko iraguye ifata ahubwo se ko mbona akaboko oya sheri sindame icyo waba ko mbona iguye hasi ko mbona wabyimbye nta fatira nyine bigenze bite ndi kukubaza ayiwe ucyo aja ayiwe oh sheri ndakubaza byagenze bite agapira ndafunzwe urafunzwe se ubaye iki ayiwe ayiwe ese ntushaka kumbwira icyo wabaye ahubwo uri kwanira yego nyagasani mana yanjye uretse ibintu urebe do urimo kureba shakira ifata itagwa iyo ni ingiga y'igiti cyangwa se uramenyera Ifata kuvanamo itagwa. kabiri